Good morning, good afternoon, good night, aho bwije. Ndagarutse hano kuri Ultimate Stories, aho mbazanira major stories, exclusively non-politics. Ni njyewe musanzwe mumenyereye, icyo kunywa kitabura ku birori, Modeste Uwonzi Rahia. Ndagarutse tuganirire hano hantu heza hatuje cyane ku nkengero z'amazi. Turekana kuvugana ubushize mfite ikiganiro cyiza cyane kiryoshye ku makuru yari yarabereye mu mujyi witwa amakuru y'icyambu gishyashya cyangwa Newport News, Virginia. Tureba umwana w'imyaka 6 warashe umwarimu we ku ishuri aho yamwigishaga. Irankuru na n'ubu nangira cyankoze ku mutima cyane. Ni ibintu umuntu adapfa kumenya ngo ahora afite ubwenge, afite ubwoba, avuga ngo ni gute twakora kugira ngo these young children that are growing in this era, they grow up with good manners, with society morals, nta kuntu rwose umwana nk'uriya yakora ibintu nk'ibyo ntugire ubwoba. Uyu munsi ndi inyuma ya kamera, nk'uko mubibona nibere ahantu neza ku mazi niturije, umunsi ugenda neza, nkora meditation, ibintu byose mbishira mu buryo bwiza, mu buhanga bwose ko bishoboka. Umuntu ahantu iyo uhicaye ukabona nature, ukabona akayaga, ugahumeka uyu mwuka mwiza w'ikirere, n'ubwonko buba buri refreshing, ibintu bikagenda neza. Rero channel ni kibereyo. This is the reason why this channel is here, to help people rejuvenate, refresh their brain, exactly like I said. Ndi nyuma ya kamera kabisa, nshaka ko tukomeza kubana neza ni channel ya Ultimate Stories. Ndabasaba ko mwayiba hafi cyane, content nshiraho mukaziba hafi, mukareba ibintu by'ubwenge, by'ubumenyi, by'ubuhanga, amateka, ibiri kuba, current issues, ibyo byose bikaza hano, tukabifatira hamwe twese. Wagira icyo ushaka kungura ukajya muri comment hasi, ukagira icyo wandika, washaka kugira abo uyohereza inshuti y'abavandimwe, ukabohereza nabo bakirebera ibyiza biri kuri iyi channel. Ni channel rwose iri exclusive non-politics. Ntago tugamije kugira umuntu tubabaza, ntago tugamije kugira umuntu duhungabanya, gusa nukungurana ibitekerezo, ubwenge, tukubaka a better place twabaho muri iyi si. Nk'uko mubibona rwose, this is a better place. Ahantu naje hano muri quartier, ibintu ni waneza, ni muzuri sana cyane. Uyu munsi tuganire ku kisi, ko hari ibintu byinshi biri kuba ku isi. Hari ikintu bita shutdown, kimeze nabi cyane, kimeze nabi muri iyi minsi mu gihugu cya Amerika. Abantu babaho bafashwa na leta, ugiye usanga bakora iki, bagira ibagora cyane. Leta hari umushinga yakoze witwa Snap, ufasha abantu, ariko kubera shutdown abademokratike bafunze leta bitewe n'ibibazo by'ubutegetsi buriho kino gihe muri Amerika, bizanira abaturage. Ibi ntabwo ari politiki, ibi ni ubuzima busanzwe bw'abantu, ko leta zifasha abantu, cyane cyane leta yo muri Amerika. Usanga ifasha buri muntu wese uyishyigikira n'utayiyumvamo, bose bashira hamwe bakubaka igihugu cyabo.
So kubera rero gutinya guha imbaraga nyinshi current president uriho President Donald J. Trump, abademokrate kandi ari umurepublike, abademokratike bakoze uko bashoboye nabo aho bafite ijambo bagira icyo bakora, bashira mu bikorwa icyo itegeko nshinga ryawo ryabahaye bita checks and balance. So babaye bahagaritse, ariko abantu benshi bari kubihungabaniramo, bari kugira ibibazo, cyane cyane abantu babaho nateza amaboko leta. Nk'iyo gahunda yanabivuze yitwa SNAP, ifasha abantu kubashakira ibyo kurya, amarenti, ushaka kwishyura renti kubera unemployment issue cyangwa salary issue kuva ku yo employer utashoboye guhembera ku gihe, iyo SNAP rero iba hafi kabafasha. Ariko kubera rero government is not being funded because of this shutdown, abantu ntago leta ntago iri gushobora kugeza funds kuri iyo mishinga yakoze, akaba ari ikibazo gikomeye. Rero turi kujya mu minsi 35 niko turi kubona ko shutdown iri kujyamo, igiye kurenga, is going to exceed the longest shutdown we had back in 2020, I believe, when also Donald Trump was the president. So that's like a retaliatory thing, they use that to to tell you you are not everything, even if you have the president's power, but otherwise that's how they tell him, you gotta rethink, the power you have, you gotta use it appropriately. Of course, niko ibintu bigomba kumera. Ibintu ni byinshi rwose hano tugomba kuba turi kureba, tuganiraho dutuje, twumva n'akayaga gahuha neza muri microphone hano. Ibintu biba bikomeye cyane, ibintu bikomeza kubaho hano hano no hirya, tuba tubibona gahoro gahoro, tubishakisha, dushaka ukuntu twakomeza kubibazanira, tugashira imbere iterambere ku muntu uwo ari we wese, aho uri hose, ibitekerezo byawe, kuko nawe uzagira ibitekerezo biruta ibyawe. So ugomba kubakira ku bitekerezo byawe, 100% ugomba kubakira ku bitekerezo byawe. Hari ibintu bishyashya biri kwaduka, hari ikintu bita IoT, thinking Internet of Things. Ni ibintu amasoko acuruza ibintu ku rwego runini, amasoko manini cyane ari kwadura ibintu, ikintu bita IoT, Internet of Things, bifasha inventory mu isoko kumenya aho igicuruzwa kiri, in less time, in no delay, like you can type like shelf number, aisle number inside the market, and you will find it either it's in this store or it's in the other store, because stores have like multiple businesses. You might want to buy something, but you think they have it in stock, but it's not in that right stock. It is the store you are in, they don't have it, but they have it somewhere else. So IoT, which is things of internet, I think Internet of Things, ni ikintu gishyashya kiri kwadura kizafasha abantu muri business bacuruza ku rwego runini, a big large scale of business, marketing, selling products like groceries, like multi-purpose stores. They have groceries, they have pharmacy inside, they have Home Depot inside the store. So
iyo bafite ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo kugira ngo umenye buri kintu cyose aho kiri biragora. So iyo system nshyashya ya IoT igiye kwaduka bari kwadura izabafasha cyane. Ntabwo ndi bwavuge store igiye kubitangira, tuzabimenya mbere ari ikintu cyashoboye gushirwa mu bikorwa, ariko kizafasha cyane nk'abantu bari bino nagari cyane mu bantu nyine nabo bakora business bahahirayo, nibo bazajya babikurikirana cyane. So waba ugiye kugura akantu kamwe ugenda utari no ucamo, ntago we wayikoresha, ikoreshwa n'aba bantu. They buy in large numbers, like abantu b'amaresitora, abantu bagiye gutekera iminsi mikuru, abantu nk'aba bagiye guhaha ibintu byinshi, ugiye kugura, ura stockinga, like new home owners bari gushopinga, ibintu nk'ibyo, cyangwa ugiye kugura expensive item, ibintu nk'ibyo ugasanga nibwo uri bwakenere, nibwo store nk'iyo ngiyo iri bwakenere gukoresha iyo internet nshyashya igiye kwaduka, ya system ya internet nshyashya igiye kwaduka, things of internet niko bayisobanura. So ibintu kuri urwo ruhande niko bihagaze. Kandi iyo store ugiye kubyadura tuzayigarukaho mu bihe biri imbere, tuyivuge, tuyisobanure, tuvuge niyo ariyo, ariko ikaba iri iherereye mu gihugu cya Amerika. So niko ibintu bihagaze right now. Ibintu rero birakomeza cyane bigenda biza gahoro gahoro, ngende mbabwira utuntu twinshi tuba duhari duteje amatsiko, dukenewe no kumenya kugira ngo ibintu bikomeze bigende nk'uko bikwiriye kugenda. Umuntu akora uko ashoboye kugira ngo avane ikosa mu nzira, kuko ntabwo uzaba udakora amakosa, ariko uko ukoze nuko ugerageje gukora uko ushoboye, try your best, to give no room to errors or mistakes or like failure, or something like will bring you down. You gotta detect it way too early. Icyo kintu abantu benshi kirabagora gusobanukirwa, ariko kubera na influence babamo, ariko burya ni byiza kugira ngo you can imagine, is this thing coming up helpful or is just a diversion? Is it gonna keep me straightforward? Ni ibintu kabisa, ibintu bigomba gufatwa mu bihe nk'ibyo. So ibintu ni byinshi hano rwose. Abantu bashaka no kwiyubaka gahoro gahoro, kwiga kumenya ukuntu wagenzura your financial spendings, financial behaviors, hari ibintu byinshi umuntu ashobora gukora kugira ngo amenye ukuntu yashyira ku murongo imisohorere ye, cyane cyane ku byerekeye no gushaka amakrediti kuva muri banke. Ibintu nk'ibyo rero biterwa n'igihugu ubamo. Kenshi na kenshi hari ibihugu byubakiye kuri credit system. I think western countries nyinshi zubakiye kuri credit system, most especially in capitalist countries, aho umuntu agomba kwiyubaka financially, atari ukuvuga ngo afite amafaranga menshi mu mufuka, ahubwo afite ari credit worth. Kuba credit worth rero ni ikintu cyoroshye, ariko abantu benshi ntabwo bagisobanukirwa, bitewe n'aho bakuriye cyangwa n'aho baba, cyangwa na influence z'abantu babana nabo. Kenshi na kenshi niko ujya usanga abantu bahungabana muri ubwo buryo, ugasanga ntabwo bashoboye
gusobanukirwa n'icyo kintu, kandi icyo kintu gikorerwa nyine mu bihugu, kandi ntabwo gikorwa mu bihugu ibyo ari byo byose, third world countries byagora gusangayo iyo system yubakiye ku buhangare bwawe mu guhebwa inguzanyo. Ariko ibihugu bikize bishobora gusanga umuntu ahagaze neza nyine financial, ariko atari ukuvuga ngo arayafite menshi cyane, nyine yarakoze ariko yarabanye n'abantu neza, yarabanye na financial institutes neza, azishyura ku gihe, niyo atakwishyura ku gihe ariko agashobora gukosora uko yagiye abaho financially, ugasanga nyine ni ikintu gifashije abantu gutera imbere. Ariko abantu benshi ntabwo bajya babishobora, kuko ntabwo mu kiremwa muntu ntabwo kenshi na kenshi bamwe bashobora kubaho gutyo, usanga nyine bahura n'ibintu byinshi mu nzu, ugasanga batakaje umurongo. Nko mu usanga n'ibindi bihugu byinshi nta nubwo bishoboye, ibihugu bikoresha iyindi system ya governance usanga biba batabishoboye. So rero njyewe rero hano nkora uko nshoboye, nkatanga iyo knowledge, nkora uko nshoboye, nkatanga navuga nkatanga ubwenge cyangwa ibisobanuro kuri ibyo. Basically umuntu ushaka kubisobanukirwa yangeraho tukabiganiraho, tukabishyira ku murongo neza, cyane cyane nk'abantu bashyashya bakigera muri Amerika cyangwa ikindi gihugu icyo ari cyo cyose gikoresha iyo system yo kuba uri credit worth, tukabishyira ku murongo, tukabyigaho, nawe ukagira ikintu usobanukirwa hakiri kare, utaragera mu bintu byinshi biguhungabanya, utarahura nyine utarakora amakosa, ukabasha kubisobanukirwa hakiri kare. Kuko uramutse utabisobanukiwe hakiri kare ukajya mu makosa, it will be hard to pull up yourself, then at the end of the day it's gonna be hard, you're gonna struggle financially, which you could have prevented way too early by contacting me, and seek knowledge. So iyo knowledge ndayitanga hano, Ultimate Stories nicyo ibereyeho, kugira ngo numvikane n'abantu cyane. So ndagerageza gutanga gutanga nyine details gake gake, gahoro gahoro nyine nanga details uko ibintu bimeze. Umuntu wabisobanukirwa akamva ko yabishobora, niwe twakorana. So hari ibintu umenya nyine ukamenya kubyubaka. Ibyo bintu umenya kubyubaka rero biragufasha, kandi ukamenya no kwitwararika. Ibyo ni ibintu abantu batamenya, ugasanga babikoremo amakosa, bamwe bakanabitinya ngo ni ibintu bihambaye. Ntabwo ari ibintu bihambaye, ni ibintu ugomba gusobanukirwa. Burya ikintu utaragisobanukirwa ubugira ngo kirakomeye, ariko iyo wagisobanukiwe ubona ari nko kunywa amazi. So ni icyo gihe rero nababoneye uyu munsi, mbazana hano ku nkengero y'aya mazi, dukomeze turebe. Ndabona n'akazuba ka winter kari kugenda kaza kagenda. This is winter time, muri kubona ko ibiti byashizeho amababi. You can't see any greenery scene right here at this time, ntabwo ihari. So
biragoye kubona nyine igihe cyiza, ariko aka kazuba ka winter burya kararyoha, kagaragara neza, nubwo hari ibiti bitwa pine trees. Bino biti bitwa pine trees rero byo ntabwo bijya bipfa muri winter, abatabizi mubisobanukirwe. Pine tree ni igiti rwose kibaho mu kirere cyari cyo cyose kigakomeza kikaba icyatsi. Sinzi ko nimba bigaragara neza kubera akijima k'ibi biti kari gutera. So basically nuko ibintu bimeze. Ndabashimira cyane washoboye kureba ino video akagera kuri uyu munota. You are the best. Ndagushimira cyane. Gira icyo wandika hasi muri comment icyo wakungura ku byo tunganiriyeho namwe uyu munsi. Nimba hari abo wifuza ko bayibona uyibohereze, dukomeze dukore ibikwiriye. Once again yari njyewe kuri Ultimate Stories channel, aho mbazanira major stories exclusively non politics. Cyo kunywa kitabura kuberi. Yari njyewe Modeste, mwirirweho neza.